ya umunsi mwiza kuri mwese muduteze amatwi mwiyicariye ndetse muri gukora utuntu twinshi cyane, akaba ari n'abandi bari kumva bizamukira bakora ibikorwa byabo bya buri munsi. Mwese amajyepfo, amajyaruguru, asirazuba, burengerazuba, umujyi wa Kigali, muze mwicare twumve ibintu byinshi bigiye kubuza, kuko tugiye kubazanira ibintu byinshi cyane. Aperefuse Rayon Sport ariko yongeye kureba shampiyona y'uno mwaka, mbona igiye kuzana ikintu kiri challenge tukuntu, kuko ikipe zose zariyubatse mw'abantu. Tuko tugiye guhera mu ikipe ya Aperefuse. Ejo yatsindaga ikipe ya Marine ibitego 3-1 yiharusha cyane Victor Mbahoma, ndetse nanone ikipe ya Rayon Sport nayo iri kwitegura ibintu byayo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ari nako ishaka gukina umukino wa gishuti kuri Rayon Day. Kurundi ruhande nanone iyo uvuze izo zombi wongera ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Izi ngizi nazo ziri mu bintu byinshi cyane wakifuza kuba wakumva, wakifuza kuba wakorera introduction ukareba ibyo ari byo, ukanyaruka ukaba wareba ibyo ari byo. Ndetse iyo nkubwiye ngo ugiye kuba wakireba ari Kiyovu Sport, ari Mukura, ni ikipe zose ziza muri top 4 y'u Rwanda. Ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport abantu bose babonye yaratakaje abakinnyi benshi cyane, baravuga ati ikipe yarazimiye. Ariko ikipe nayo ikaba yaragumye gukora utuntu twinshi cyane, arimo kuzana abakinnyi benshi cyane, ndetse harimo n'abakinnyi bakomeye, n'abanyari n'umukinnyi ukomeye wo mu Burundi ugiye kuba wayijoyininga. Ikipe ya Kiyovu Sport arega nakarimbi, ni ikipe ikompeta, urabizi umwaka ushize yagarukiye ku mwanya wa kabiri. Ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport nayo iri gutegura ibirori byayo, uko izagenda ibimurika, uko izagenda izanamo abahanzi benshi cyane, ibikomerezwa Mukura Day izaba nayo ku itariki 10. Ku rundi ruhande nanone ariko turaza kunyarukira ku mugabane w'i Burayi, amatransfer news arimo aravugwa cyane, witwa Harry Kane ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe we byakaze, kuko Mbappe nanone ikipe ya Paris Saint-Germain byanze byagoranye, nashaka kuba yagurishwa muri Etihad. Ku rundi ruhande ikipe nazo ziri pemake, ikipe ya Liverpool nayo yisubwiye ikipe ya PSG ati twaye mu dutizo uwo musore. Ndetse n'amakuru witwa Kylian Mbappe adashaka witwa Kylian Mbappe, uyu mugwabo, ndetse uyu musore w'imyaka 24 arashaka kujoininga ikipe ya Real Madrid, kuko niyo abona ifite akazoza. Ndetse n'ibintu byose tugiye kuba twazana kusanyiriza hamwe. Ndetse ni Lionel Messi waratsinze ibitego 2 igaragaza cyane Lionel Messi. Andreas Kuchetini mubi cyane. Ronaldo nawe bamubajije aravuga ati kuba ndahangaha rwose ba Sadio Mane bagenda bansanga ahangaha, ni shampiyona n'ubundi igiye kuba yazamo ibikonyozi cyane. Murabizi ko abitwa ba Benzema banyarukiye, ndetse n'abasore benshi bangoro Kante bose baranyarutse, ati aho ngiye hose abantu, ndetse ngewe ndakurikirwa. Ndetse Ronaldo ni umugabo nawe ukaze cyane, murabizi yagiye hangana n'uwo bita Lionel Messi. Andreas Kuchetini ni mukanya, it's coming. Ya nanone ndetse murabizi twaje tugiye guhera mu ikipe hano ngaha mu Rwanda, Aperefuse, ndetse n'ikipe yatsindaga ejo ibitego 3-1, ndetse n'ikipe ya Marine byavuzwe n'umugabo bita Victor Mbahoma, umunyanigeriya. Kuko umunyanigeriya rero atsinze ibitego bisa nk'ibyaba bagabo ba Victor Moses n'ubundi bose n'abanyanigeria. Uyu musore yatsinze ibitego 3-1 rwose, abafana bose bari mu bicu guhera niyonka yose. Aperefuse abafana bishimye, ubona ku maso bafite akamwenyu, atari yapera, ubona abafana baje bavuga bati ariko n'ubundi nta buryohe tubona, nta muntu utsinda ibitego nk'ibi ngibi by'amakarinje. Aperefuse it's coming. Aperi igiye kubazira we. Ndetse na Aperi yagumye gukora ibikorwa byayo cyane. Umutoza Joseph Fonge avuga ati avuga ati ngiye kuba nakora ibishoboka byose kugira ngo Aperi nzayigeze ahantu hashimishije, ndetse n'abafana bayo bishime cyane hano mu Rwanda. Ku rundi ruhande nubwo bari bishimye, Aperi bari bishimye,
ubona ko ni moto hano ngaha mu mujyi wa Kigali kuri stade Nyamirambo, abafana bari buzuye ari benshi koko. Uko wabitekereza kose APR irakunzwe pe, irakunzwe. Ndetse ku rundi ruhande naho ni ikipe ya Rayon Sport nayo igiye gushiraho Rayon Day nibaho igiye kuba isanzwe iriho ariko kubiriho igiye gushirwa ku rundi rwego utigeze ubona. Rayon Sport umuvugizi waho ku gitangazamakuru hari ya Kigali avuga ati njyewe ibintu ngiye kuba nakora twakorana ko n'abareyo ni Rayon Day izaba ari nk'aho ari nshya, isa nk'aho ari nshya, ari Rayon Day irimo abakobwa beza, abo ngabo nibo badukurura, irimo ikintu cyose kinywaji cyahariya rwose cyo kunywa kizaba kirimo, ndetse ngo ni Rayon Sport izamanuramo umukinnyi ukomeye cyane atake Rayon ni mbi iyi ngiyi ngo kwinjira hari asanzwe n'ibihumbi 5 ngayibaza ahandi. Rayon Sport kandi ni ikipe izakina n'ikipe ya Police Football Club yo mu gihugu cya Kenya, akaba ari match izabera kuri Kigali Stadium, kwinjira kazaba ari ibihumbi 5. Ndetse iyi kipe ya Police FC yo mu gihugu cya Kenya ni ikipe irimo amakuru menshi cyane kuko nayo yitwaye neza. Attention, ni ikipe yanganyije n'ikipe ya Namungo igitego 1-1, abakinnyi hariya mu gihugu cya Tanzania. Ikazahita rero ihava ihita iza iyi Kigali gukina n'ikipe ya Rayon Sport, aho kuri Rayon Sport Day bizaba bimeze. Ndetse nanone katunyirikira mu kipe ya Kiyovu Sport, ni ikipe ya Kiyovu Sport iri gutegura ibintu byayo. Ni ikipe ya Kiyovu Sport nayo mutakirengeje cyane izakina umukino wa gishuti n'ikipe ya APR FC Football Club mu Bugesera. Akaba ari ibyo ngibyo kabisa mu ikipe ya Kiyovu Sport, nuko bari kwitegura abakinnyi benshi cyane kontinera, abakinnyi bakomeye cyane. Kiyovu Sport nijya yiburira Juvenal ararokita niba garure. Ndetse nanone ikipe ya Mukura nayo iri gutegura ibirori byayo biryoshye cyane, bizabirimo abahanzi bakomeye cyane. Mukura Victory Sport waziri Butare kabisa ari ngo bavukana 3 ayaya. Ndetse nanone akaba ari amakuru ajyaho cyane kariya ku mugabane w'Iburayi witwa Kylian Mbappe agumye kuba ibibazo cyane. Ikipe nako ya Rayon Sport yaryoheye, ndetse n'ikipe ya Real Madrid yashizeho bidi yanditse nanone ibi bintu uwitwa Kylian Mbappe ari gukora. Ikipe ya Real Madrid yamaze gushyiraho bidi ya $230 z'amapawundi, ndetse nanone imaze kuzishyiraho ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo iraza kuba yategereza, ndetse ikipe ya Real Madrid iraza kuba yategereza umwanzuro w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ndetse nanone ikipe murabyibuka neza ikipe ya El Hilal witwa Kylian Mbappe yarayanze, iri gutanga bidi ya $229. niwe mukinnyi wari ugiye gufata amafaranga menshi cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande inkuru yamaze gusetsa abantu benshi cyane, nuko ikipe ya Liverpool imaze kubyumva gutyo yagira avuga ati akubundi aho kugira ngo muserere nimwadutiza ako kana ako gatipe k'imyaka 24 gaturuka mu gihugu cya Cameroon, ubundi tukaza tukikorera dawa tukaba tumufashe, mbese akaza kudukinaho kugira ngo aze azamare sezo yose yicaye. Ikipe ya Paris Saint-Germain irabarebera babwira ati mwebwe musubire Anfield, n'ubundi ibyanyu ni ibyanyu nariko byacu ni ibyacu. Akaba ari nako ndetse dusoreshanga tuvuga ati tuzategereza turebe ibintu bya Kylian Mbappe, note umusore w'imyaka 24, umusore ufite ibintu byinshi cyane, watwaye igikombe cy'isi akiri muto. Umusore murabyuka n'ejo bundi yageze kuri final atsindwa n'Ubutaliyani Messi Andreas Kuchetene. Ndetse nkaba mubwira ngo wowe kuza wowe wadutije amatwi yawe kugira ngo wiyumvire ibintu byiza cyane akora kuri Ayes Max. Kama kwa da bogas hasta la vest. Ndabakunda cyane, tubasubira gutaha.